none se guposting umukinnyi wanjye nkamuha credit nkamubwira ni congratulations, ikibazo ni kihe? Kumubwira ngo courage, ikibazo ni kihe gituma nyine umuntu abantu nyine bakozwe mu kuvuga bukwataka mu kugira gute? Ndabireba ngaseka tu havuga se aba bantu ateye gute? Ubundi hari abantu bibaza ngo aba bantu imitima yabo irimo mukushi, irimo inshinge, irimo imisumari, irimo iki? Guposting umukiriya wanjye hari icyaha kirimo? Nta kipe nigeze mvuga yo mu Rwanda, sinigeze mvuga Rayon Sport, sinigeze mvuga iki. Na postinze umuntu wanjye muha credit ko yatsinze, yatangiye pre-season kuko ni match ya kabiri December ikinnye. Match ya mbere bakinnye pre-season ntiyayikinnye, nibwo arakigereye. Match ya kabiri ni ingi yakinnye. Champion yabo numva izatangira muri weekend iza. Kukibibi kibazo kuki nyine abantu mbega mana yanjye. Ndibuze gukora ikiganiro ariko wamugari. Naza gukora ikiganiro numva mbikumbuye. Munengo se avuga iki ku macumu bagenzi bawe baba gutera baguca intege? Amacumu oya, nta muntu wanca intege ngewe, nta muntu wanca intege. Ntago mwibuka ko hari amaradiyo yanyatakaga ndi muri studio kuri Radio DC bakankuraho ikiganiro, turi muri studio twese saa 4 turi mu biganiro bya sport. Radio igafata iminota 30 ikanyataka, iminota 30 bakaba barimo kunyataka, kandi nanjye ndi gukora ikindi kiganiro simbasubize. Nta muntu rero wanca intege kuvuga ngo uranca intege ngo utume ndakora ibyo ngomba gukomeza gukora. Ya nge ndavansa buriya, nge ndumukombata cyane, nge ndumukombata. Ndabizi neza ko bajya bavuga ngo nta mwami nta muhanuzi wemerwa iwabo. One day hari igihe muzabona ipica kabisa, mukabona ipica yo hanze y'u Rwanda tu. Ndabisengera Imana kandi nimo ndakora cyane n'ubu, mfite ma network, mfite ama promesse, mfite abo twumvikanye, kereka ni haba ibindi bibizambye, ariko hari ama negotiation yakunze. Ariko nge ndumukombata sinzi kure kandi ikintu ngiye mu nkijyamo samples. Niyo mpamvu rero ku bantu bavuga ngo hari abanyataka ragira gute, oya ibyo nibisanzwe niko abantu bateye. None se n'abatara abanyamakuru babyica kuki badahuza ku byo batubwira buri wese akavuga ukurikije uruhande rwe? Ubutumwa bwawe burafatanye se nabo baje kubona nshuti yanjye. Dikari se bimeze gute cyangwa cyari igihuha? Ibijyanye n'iki se ntago ndi kubimenya. Biganiro internationale bimeze gute? Kocha internationale Rugaju Rigani mwenyewe umutoza wungirije wa Gorilla akaba n'umunyamakuru mwiza w'umusesenguzi mu Rwanda. Umeze gute nshuti yanjye? Twasangiye akabise nagahiye, bura twarabanye ku Murindi Rugaju, bura twarabanye Rugaju ku Murindi, twarabanye no muvandimwe, tuvuka hamwe na marasa amwe, akaba ari n'umuntu nawe umukozi cyane. Muri uyu muntu bita Rugaju Rigane namugeranye n'umuntu bita Bruce Melody mu muziki, namugeranye n'abantu nk'aba Cristiano Ronaldo babakozi. Ari abantu nyine baba mu kintu ukabona ko ari abakozi gera ku rwego birumvikana rwa bakastari babakozi, n'abandi ni benshi. So uyu muhungu rero icyo mushinja ni kimwe, ndamushinja ko adashaka atarongora, nicyo cyonyine mushinja. Ibindi byose ni perfect rwose. Nk'ejo bundi hari akaririmbo, hari ikiganiro yakoze kuri M harya ninde uriya manager wa ba Dorcas na Vestina nabonye bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tunabifurize kuzagira ibihe byiza mu bitaramo. Akorana ikiganiro nawe na Rigani na Fuad, baganira ibintu byinshi narabyumvishije, ariko noneho ikintu cyankubise buriya ari ukunamona karakantu kakanyura. Ntabwo nari nzi ko Rugaju Rigani buriya afata n'indirimbo azumva. Buriya indirimbo za gospel ntabwo nari nzi ko azumva cyane, nari nzi ko akunda indirimbo za sekira, ariko hari uburyo wasobanuye iriya ndirimbo yambonye ivuga ngo mubabarirane. Numva umutima wanjye urawukomeye, numva umutima wanjye urongeye ushiteretsemo ibindi. Iriya ndirimbo nagiye kuyishaka nyicuranga inshuro zirenze 5 cyangwa 6, wa munsi bukendongera na nubu iri mu ndirimbo ziza hafi yanjye iyo ndi mu ndirimbo. So yasobanuye uburyo iriya ndirimbo irimo amagambo menshi akomeye yaremereye, ngo mu mayira abiri, ngo nashashe imirimo yanyengera gute, ibintu byinshi cyane nabyumvishije. Numva nongeye kumwemera uyu muhungu no kumushyigikira. Gusa icyo mugaya kwa kundi uvuga ngo ya ndirimbo Israel yaravuze ngo icyo nkugaya nuko wirengagije rwa rukundo rwawe rwa mbere, ngo ubabarira bakugiriye nabi.
nanjye icyo Rugaju nubwo afite ibyo byose byiza, icyo mushinja icyo mugaya kimwe, afite amafaranga ariko ntabwo ashaka gushaka kurongora. Rongora uve mu byo urimo ubundi dupagase. Rongora ufite amafaranga wewe, kandi urongore wa muntu wazaga kugusura hariya ku Murinda, uve mu byo urimo. Nabonye uvuga ngo urashaka bafite za nyasha, warongoye uriya se Rugaju bite byawe? Wazatuzaniye wings macacari muri Nyamukandagira. Muri Nyamukandagira ntababeshye, ni ukuri kw'Imana mbabwiza ukuri, ntabwo nshobora kuza nta myaka sinzi, reka ndeka kuvuga ngo imyaka n'amezi, ariko niba hari ikipe mbona to one day nzaterekamo umukinnyi ni Nyamukandagira. Sinzi igihe, sinzi umunsi, sinzi umwanya, ariko one day nzaterekamo umukinnyi muri APR. One day ntawe ndaterekamo, sinkunda kwikina, ntawe ndaterekamo, ariko one day nzaterekamo umukinnyi muri APR. Yewe no muri Meribikatita itahari igihe byakunda mu kwa mbere cyangwa se mu kwa gatandatu. So rero tuza ndimo ndubaka ibintu byanjye gahoro gahoro, katono malembe. Urajya muri Amerika ryari bro? Ngira kantu ngutuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo nari na bipanga, ariko nimbipanga nzajyayo. Aho mfite reka mbabwiza ukuri, nimbipanga nzajyayo. Ntabwo ari ukuvuga ngo sindabona ibyangombwa ya, nimbipanga nkumva bindimo mbishaka nzajyayo. Message ubwo yumvikanye. Anta Jacques Pantaro bakina he? Akina muri Esperance de Tunis yo muri Tunisia. Waramutse neza Anta, waramutse, bimeze bite? Biganiro ni sawa, muratuma nkora ikiganiro pe, ndabona abantu bakinkumbuye kweri. Rugaju rigana originale kweri. Rugaju ni muzima, Rugaju ni muzima cyane, ariko icyo nicyo mugaya, nicyo mushinje nuko wirengagije gushaka kandi ufite amafaranga. Patrick Official Bareyo ntago bakunda ukuri, urakoze cyane. Tangaza Nyamurangwa Moses ni umukinnyi nabonye ni kapiteni wa equipe ya Sunrise, ariko maybe ko yandakariye niko njya numva, kuko nigeze kutemera, nigeze kuvuga nyine ubushobozi bwe, mvugaho amaklebe yakinamo n'atakinamo, bambwira ko yarakaye, ariko byari ukuri byo navugaga. Nta rwango, nta mutima mubi, nta rwango. Bara hari ukuntu niterengewe, nge ndi umuntu ushaka kurakara, ndi n'umuntu ushobora kuba na kwata ku muntu, ariko singira roho mbi, ibintu byanjye birangiriraho. Iyo nkibivuge maze kwivuga bita birangira. So niyo mpamvu rero Nyamurangwa niba warandakariye ko nakuvuga gukiri muri polisi, umbabarire inshuti yanjye. Morning Anta, none se kuri Zandano ufite hari icyo APR Rayon Sport ziri gutekereza ku isoko ryo mu kwa mbere? Niba hari amakuru bifiteho dutema amakuru. Iyo mfiteho amakuru nzishaka umukinnyi, iyo nzi ni APR. Rayon Sport ntabwo nari nabimenye, ariko ikipe bita APR Nyamukandagira iyo ndabizi ko muri uko kwa mbere nta gihindutse, barajyayo. Naho bamaze kunaga urushundura, namaze kuhatera ugutwi, namaze kuwumviriza. Cyokora na Reyo, urabona bino bibazo bya Robertinho bishaka kubakoma mu nkokora, ariko na Reyo ndatekereza ko nabo nukuri cyane. Anta, ndatekereza ko nta muntu muzima wagututse uvuze ko Pyramide na APR butari ku rwego rumwe. Mbwira naba hari umufana wa APR wagututse kuko uvuze ko itari ku rwego rwa Pyramide. Oya, nta mufana wa APR wigeze untuka kabisa, ntawe rwose, ndumva ntawe. Navuze abariyo, ndumva ntawe, nta mufana wa APR wigeze anuka rwose, nta. Harimo rwose na bamwe mu bayobozi bahe rwose twaganiriye kuri telefone, rwose barambwira bati ibyo wavuze byari ukuri, ibyo wavuze ni ukuri kabisa, bati nuko abantu babyirengagiza, ariko ni ukuri. Ese Antagira icyo uvuga ku banyamakuru bazanye abakinnyi muri APR bakaba bari kubatuma kwigumura ku makipe yabo? Urugero Mamadusi na Dauda muri APR nyine bihanishwa umunyamakuru. Oya, nta munyamakuru wazanye Mamadusi na Dauda, ntawe rwose, ntawe. No kubakoresha sinzi, ariko ntawe. Mamadusi yazanywe na Jado Kagimbura, Dauda yazanywe na Jado Kagimbura, kandi si umunyamakuru. Ndeba ubundi butumwa bw'abavandimwe.
wabareka mukajya mu kazira ntituza kwicara hano nago muri buze kujya mu kazi wari wabitwemereye live y'ubushize kuri buduye ikiganiro kuri YouTube channel please yandaza kubikora rwa bukwisigabira ati never give up papa urakoze cyane Imana nigena bro uzagereyo courage urakoze cyane Imana nibiyena byose Ricard Jean Cardinho Ricari aryamye muri South Africa niho yibere Pretoria ni Pretoria yurira uri he waje kunsura hano mapoto ko ndi hafi yawe wanyuzeho nkakwereka izindi modoka sesengura umutoza w'Amavubi mu ijambo rimwe cyangwa abiri ku Mavubi kuko nagira ngo twiganire utuntu turaho none nimugoro kuri YouTube channel nze gushyiraho story ya Dauda na Mamadou nshyireho na gahunda y'Amavubi denejo nzakireho reyo ariko ku Mavubi cyo nababwira ni kimwe ntabwo ikibazo ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ifite ari umutoza Adera Murusho ya ntabwo ikibazo ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ifite ari kutumvikana kwa Korode na Fiacre kuri kira gitego Bene yadutsinze ntabwo umusaruro muke w'Amavubi cyangwa ikibazo Amavubi ufite uyu munsi ari icyanshuti cyangwa ndi ikibazo dufite cy'umupira w'amaguru gikomeye cyane n'abayobozi n'iriya nzu igomba kubibarizwamo ibi donc abacurabwenge batekerereza umupira w'u Rwanda ndavuga ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi nari ndimo numva ikiganiro Rugajurigani yakoze ejo kuri muri Cafe Sport ari kumwe na Jeanne Paul dushime mu bicu ndetse na Fuego Rugajurigani yabivuze neza yavuze ngo 2004 tujya muri kane nyuma yuko byasaga nk'ibitugwiririye dukoresha abakinnyi bavanze birumvikana harimo abakomoka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo harimo abo muri Angola nka Manamana harimo Mukoko Benoit wo muri Togo n'abandi batandukanye aravuga ngo banyakwigendera Jarambere Gatare ba Marcel icyo gihe bakoraga itangazamakuru n'abandi icyo gihe twari tukiri abana tukiri abafana Rugaje aravuga ngo kuva icyo gihe kugera uyu munsi haracyaririmbwa indirimbo ivuga ngo twubake aravuga ngo iyo tuza kubimenya tukubaka umupira tukubaka fondation tukagira base donc tugashyiraho amarerero ashobora kudukorera abakinnyi tukagira development ifasha ikora umunsi ku wundi kurikiranwa yitabwaho tugahera 2025 kugera uyu munsi n'imyaka 20 ishize abivuga neza cyane aravuga ngo ubu twakabaye dufite abakinnyi barimo kuduha resulta kandi batangiye kuba ba backup baba bakinnyi dufite bakimeza ariko ikintu giteye ubwoba kibabaje gikomeye ibaze ko ejo nari ndimo numva ikiganiro perezida wa Ferwafa Shema ejo yakoze muri donc ikiganiro geranye n'itangazamakuru avuga ko bagiye nubwo twatakaje bagomba kwitwara neza imace bakayitsinda ariko bagomba gushyira imbaraga muri development ibaze uyu munsi perezida wa Federation 2025 aracyavuga ngo tugiye gushyira imbaraga muri development mu yandi magambo ntabibaho abandi bayobozi babanjirije ntabyo bigeze bakora kibaza ngo aba bantu iyo umwavaho undajyaho bo batekerereza icyo umupira w'u Rwanda kuki batawutekerereza mu buryo bwagutse ngo bavuga ngo turifuza kuva tuzagera hanga kuko ndabizi ko abantu benshi bari kuvuga ngo ikibazo na Adera Murusha ariko none ndababaza kino kibazo duheruka muri kani 2004 dutozwa no bita Ratomiri nyuma ya Ratomiri hamaze kuza abatoza barenze 10 none se abo batoza bose nabaswa kuko tuza bavuye mu Rwanda baragenda bahita bakarifa ibindi bigu muri kane urugero harimo ba Mico urugero Ratomiri tumurekuye yajyanye ikipe y'igihugu ya Ghana ndumva ari muri mondiale hanyuma ngwino urebe uyu Adera Murushi turimo turavuga Adera Murushi avanye na Tanzania mu gikombe cya Afrika Tanzania yarayikarifiye niwe wayikarifiye ntabwo ikibazo ari Adera Murushi ushobora kwivovota ukavuga ngo ntiyashyizemo runaka mumbwira umukinnyi muvuga ngo ntiyashyizemo ninda atashyizemo ese uwo yasimbuye we hari aho yigeze atugeza mu yandi magambo iteka narababwiye ngo ikibazo dufite gikomeye
nuko rezilita ziza ku banyarwanda yaba ku maklebe yo mu Rwanda yaba ku Mavubi ziba surprise aho kugira ngo zitubere isomo. Ibi ntibibaye umwaka utanditse uzatangira izindi qualification ntibigutungura uzajya kubona ukabona wena nuko ari kugutungura niko bizagenda. Nubundi tuzaba tukigendera kuri inshuti, tuzaba tukigendera kuri Manzi Thierry na Mutsinzi Yanje, tuzaba tugitekereza Ombolenga, tuzaba tukiri kuri Ombolenga, tuzaba tukiri kuri Korode na Mangwende, tuzaba tukiri kuri. Ariko muze kureba ibihugu bindi uburyo bikina, hari abakinnyi n'ibyo bagaruka buri gihe, hari abakinnyi bagaruka buri gihe mu maklebe mu bihugu bitandukanye, ariko hari n'abakinnyi bagenda basimbuzwa bitewe nuko ibindi bihugu bigenda